wibyita gusesagura, banza urebe iyi video utuje, kuko bifite aho bihuriye n'imbaraga z'umwijima tutabonesha amaso. Ntuzigere na rimwe ubuza umugore wawe, umugabo wawe cyangwa se sheri wawe kukugurira imyambaro cyangwa se kuguha impano y'imyenda. Kwa kundi aza ukabona umunsi yakuzaniye ipantaro, ejo ukabona yakuzaniye ishati, yakuguriye inkweto, jya umureka akomeze abikore. Uti kubera iki rero? Ndaje byose mbibavire imuzingo. Hirya episode ya 9 uyu munsi tugiye kuvuga ukuntu tujya twitesha umugisha mu rugo rwacu tutabizi. Ahangaha ni hahandi ujya kubona ukabona umuntu mubana yakuguriye imyenda, imyambaro, ukajya uvuga ngo ariko ko twasetinze ikintu amafaranga yacu agomba gukora, ibintu byo gusesagura ko twabyihoreye, mfite imyenda nambara, ntago njya nambara ubusa. Ibi bintu rero byo kugura imyenda uko wiboneye, madamu wanjye, mugore mwiza, ntago mbyumvikanaho nawe. Murabizi abadamu nibo bakunda gushopinga cyane, ariko n'abagabo hari ukuntu ajya ataha ukabona azaniye madamu we imyambaro, udukweto se, ugasanga rero umwe muri bo ntago babyumvishe kimwe, ati ibi bintu ni ugusesagura. Ndagira ngo ubanze umenye iki kintu. Burya rero nk'uko nabibabwiye, ikintu bita imyambaro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu, mu buryo bugendanye na spiritual warning. Burya ngo umuntu mubana, umukunzi wawe ukuzaniye umwambaro, ntago aba ari umwambaro gusa gutya tubibona gutya uba ugiye kuwambara. Oya, ntago aba ari ibyo byonyine. Ngo buriya kwambara umwenda mushyashya n'andi mahirwe mashyashya abakujeho, n'andi mahirwe abaje iwawe. Buriya ngo umwenda mushyashya uzana icyo twita clean energy, cyangwa se ubwo tugenekereje mu kinyarwanda ni nk'imbaraga nziza, ububyutse bushyashya iwawe, amahirwe n'imigisha. Mbese urumva iwawe, urumva mu buzima bwawe haba harimo kwinjiramo imbaraga nshyashya kandi imbaraga z'umumaro. Ngo iyo wambaye umwenda mushyashya ibintu byose birahinduka. Kandi ko kuzarebe iyo wambaye umwenda mushyashya, umwenda ukunze, uba wumva uhindutse mushyashya, uba wumva amafiyeri arimo araza, uhinduka umuntu utandukanye, impumuro nshyashya, mbese ukumva no muri wowe urishimye, morale ikazamuka. Uzabicunge, uzabirebe, uzarebe n'ukuntu iyo uzi kwambaye umwenda mushyashya ugahura n'abantu, wenda naho mukorana, ni abantu se cyangwa muri kumwe, cyangwa se niyo ugenda mu muhanda, uba wumva ubafite. Uko byagenda kose uba wumva hari ikintu gishyashya kikurimo muri wowe. Uriya rero ngo nicyo bita spirit y'akataraboneka. Ni ibyiyumviro bikomeye cyane, kandi ntago birangirira aho gusa, ahubwo birakwafekta no mu mikorere yawe, no mu kazi kawe. Niba hari nk'ikintu wari urimo ukurikirana, niba hari nka plan wari urimo ukurikirana, bikuzamurira amahirwe, bikubostingira imitekerereze. Ariho hahandi biva mu buryo bw'imitekerereze bikava mu buryo butagaragara, ahubwo noneho bikakubyarira inyungu zifatika. Buriya byose bihera mu mitekerereze, byose bihera mu mwuka mwiza, mu mbaraga twiyumvamo, ubundi bikaba ibintu bya nyabyo, bikaba ubuzima bwacu bukagenda neza. Ngo buriya iyo wambaye imyenda myiza, iyo wambaye umwenda mushyashya, iyo wiyumvamo kaka gift patana wawe yaguhaye, biriya bintu ubwabyo byonyine byatarakitinga amafaranga, opportunity zigiye zitandukanye, ndetse bikagukururira n'abantu beza, abantu b'umumaro mu buzima bwawe. Kwa kundi ufite connection, abantu bose ubona bakwiyumvamo, abantu bose ubona mbese habaye hari serivisi ubashakaho, ntago bazuyaza kuyiguha. Igihe cyose rero uba ugaragara nk'umunyamahirwe. Ndetse ngo buriya impamvu uba utagomba kuvuga ngo mfite imyenda
nta mpamvu yo kuba wazanye iyi myenda wangura imyenda mishyashya. Buriya ngo uko tugenda twambara imyenda igihe kirekire, stress, ibyo ducamo tugenda dutongana n'abantu, ibihe bibi tuba twaciyemo, buriya ntago wakomeza kubaho ugira ibihe byiza gusa. Imitego yose tuba twagiye dusimbuka twambaye iyo myenda, ibyo bintu byose by'akajagari, ibyo bihe byose tuba twaragiye ducamo, buriya ngo umwenda ni ikintu gikomeye cyane. Nta kuntu ako kavuyo kose kaba katari muri iyo myambaro tuba twambaye igihe kingana gutyo. Niyo mpamvu rero tuba tudakwiye kubaza cyangwa se ngo dushidikanye ku gitekerezo umukunzi wawe, patana wawe yagize cyo kukugurira umwenda mushyashya, ingano y'imyenda iyo ariyo yose waba ufite. Ibi ngibi rero turagenda tukabihuza n'ukuntu usanga amakupure amwe namwe cyangwa se amafamiye amwe namwe hari ikintu bishyizemo ngo abadamu ni abantu bakunda gushopinga, ni abantu bakunda guhaha. Rimwe na rimwe ugasanga abantu babana ntago babyishimira, baravuga ngo ni ugusesagura. Ariko buriya ubashije gusobanukirwa neza neza 100%, umugisha bariya abantu batuzanira mu ngo, wavuga uti mada njyewe nguhaye ukwezi kose nzajya ndara nguhetse. Ukabona urabyutse ufite confidence, ugiye mu kazi, ibintu byose birimo biragenda neza, ugarutse amahoro. Burya ubyihisha inyuma ni madamu wawe, nyamara ntago ubizi. Uhora uvuga uburyo ngo shopping ibintu ngo bishyashya buri munsi, ngo abadamu no gushopinga ye ngo rwarahize. Nyabuneka have sigaho, kubera ko buriya abadamu niba utabizi baremanywe imbaraga zidasanzwe. Hari abantu batajya babisobanukirwa, cyangwa se ugasanga n'abadamu bwabo bari gukora ibintu badasobanukiwe neza ibyo bari gukora, ariko akumva umutima nama we urimo uramutegeka gukora ibintu runaka, ntamenye ko ari gukora ikintu cya nyacyo, nawe akabikora atabizi atabisobanukiwe. Ariko burya abadamu bagira siziye musanze, noneho ku bintu bigendanye n'izi mbaraga n'ibintu biri spiritual, abadamu buriya bararenze, biyumvamo ibintu bitangaje. Ndetse buriya kugira ngo umenye uburyo umugore abaremye mu mbaraga zidasanzwe, buriya umugore ashobora kukwitegereza gusa agahita agusomamo ibintu bitandukanye. Noneho iyo bigeze nko mu bintu byo gushaka amakuru, abahanga buriya bavuga ko mu gihe abagabo bibasaba kujya mu mashuri, kujya mu mahugurwa, bakiga ibigendanye no gushaka amakuru cyangwa se kuneka, reka mbivuge muri bwa buryo mwese muhita mwumva, ngo mu gihe rero abagabo baba bagomba kubihugurirwa bagakora amasomo menshi atandukanye, ariko buriya umugore ni ibintu avukana. Ikintu cyo kuneka ni ikintu umugore yavukanye, ni imbaraga we ubwe ku giti cye Imana yamwihereye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umugore burya kugukuramo amakuru, cyane cyane nka bariya abantu baba barabigize umwuga ariko kazi kabatunze, we ntago bijya bimusaba gukora iyo bwabaga nk'abagabo. Oya, iteka ahorana uburyo ari bugukuremo icyo ashaka kumenya, inzira iyo ariyo yose byacamo. Urumva rero ni abantu barenze cyane. Buriya kandi ngo umugore hari ibintu yitaho cyane, kandi wowe mugabo utajya ubyitaho, ukabura aho ngaho uratekereza ibindi. Ariko buriya umugore hari ibintu natangiye nkubwira ngo hari ukuntu yiyumvamo ibintu, nyamara wowe bigoranye cyane kugira ngo byiyumvemo. Uzarebe buriya ikintu cyose kiba kiri mu rugo, mu cyumba, hanze, mu ntanzi z'urugo, akatsi karaye kameze muri urwo rugo, kugeza ku kadodo kapfutse ku ishuka kakagwa munsi y'igitanda, hose ibyo bintu umugore abaza aho biherereye muri urwo rugo. Kandi ibyo ngibyo ni umwihariko wabo, niko baremye. Ikintu cyose kiri muri urwo rugo abakizi, abazi naho giherereye. Ariko we mugabo ibyo ngibyo ntiwabishobora, sinzi niba iyo mpano wanayibona.
Ibyo byose rero ndimo ndabibabwira kugira ngo wumve uburyo utagomba kubureminga umugore wawe ngo yakoze iki ngiki. Buriya aba afite impamvu, yaba yashobora kubisobanura cyangwa se nawe ubwe atashobora kubisobanura, ariko ari ibintu yiyumvishemo, ari siziye musanze ye ikora. Jya umureka, jya umwihorera, kuko abazi ibyo akora. Ngana ku musozo rero ndagira ngo nkubwire ngo menya neza ko imyenda mishyashya, imyambaro mishyashya ingana n'amahirwe mashyashya mu buzima. Ako kantu ugafate mu mutwe ugasigarane. Niyo mpamvu uzasanga bano bantu bakora bizinesi ubasangana imyenda mishya buri gihe, bahora bahinduranya. Burya nta nubwo bamwe babikorera ngo ni abakire, ahubwo abenshi baba babizi neza ko guhindura umwenda bikurura amahirwe mashyashya, kuko baba bakeneye guhindura imbaraga, bakongeramo ka esanse niba ariko nabyita, hakaza amahirwe mashyashya, hakaza imbaraga nshya muri bo, ibintu byose bikagenda neza. Buriya rero ngo n'amabara ubwayo ku myambaro nayo agira imbaraga agenda azana zitandukanye. Buriya ngo umuhondo uriya usa na zahabu usobanura ubukire ndetse n'ubuzima bwiza. Ubururu kandi nabwo ngo buvuze ko ngo nibara riguhuza na ba bantu twita ngo ni ingagari, ba bantu isaha n'isaha baba bashobora kuba bagira ikintu bagufasha. Buriya iyo wambaye ubururu birabakurura cyane, bakakubonamo nk'umuntu urenze. Ubururu ni bwiza cyane. Hari n'abantu bajya mu ma interview y'akazi cyangwa se gushaka akazi, mu bizamini by'akazi, bagashaka uburyo bwose bagenda bambaye ubururu. Mu myenda yambaye ntihaburemo akabara k'ubururu, ngo biriya bintu birakora cyane. Ibara rya pinki rero ryo risobanuye urukundo. Buriya ngo ni ibara ryiza cyane mu bintu bigendanye ngo no kuba romantike. Abantu mujya muba romantike munyandikire muri komenti mubimbwire. Nge byaranjabutse, ariko nanjye buriya munyitege ngiye kujya nambara pinki ndebe ko hazashya. Buriya rero ibintu by'amabara mujye mubyitaho namwe, nicyo gihe. Igihe rero uzabona umuntu mubana yinjiranye igikapu iwawe kirimo gift cyane cyane y'imyambaro akuzaniye cyangwa se ibindi bintu bishyashya, ntukabitindeho, ahubwo ikibazo uba ugomba kwibaza ni kimwe gusa. Ujye wibaza utese, kuri iyi nshuro madamu wanjye, kuri iyi nshuro umugabo wanjye, ni uwuhe mugisha yinjije muri uru rugo noneho? Niba utarakora subscribe kuri iyi channel yacu ari nayo yanyu, menya ngo urimo urasigara, kubera ko kuri iyi channel ngiye kujya nshyiraho ibiganiro byinshi kandi nk'uko nababwiye biduhugura mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukiyubaka, ndetse nkacishamo nkababwira n'izi nkuru zigenda ziba hirya no hino ku isi, ariko abantu baba badashaka kugarukaho ngo kubera ko haba harimo iziteye ubwoba. Kandi byose tuba tugomba kubimenya kubera ko ari byo ducamo buri munsi. Ntiwibagirwe gukora share kandi, kubera ko niba iki kiganiro uba ukirebye cyose, jya umenya ko n'inshuti yawe iba ikeneye kukireba nk'uko nawe wakirebye, kandi yagushimira ubaye utumye nawe akireba. Niyo mpamvu uba ugomba kumusharinga nawe aya makuru akamugeraho. Ciao, bye bye, ndabakunda cyane.